Ese ufite ikibazo kijyanye na YouTube channel yawe itari monetize? Ufite ikibazo cyuko wabuze watch time, kuba utarimo urabona watch time muri iyi minsi bikaba ari ikibazo cyane. Ese channel yawe uyimazeho imyaka irenga 2 utaraba monetize? Muri ino video yacu ngiye kwereka uburyo ushobora kubona YouTube channel iri monetize mu gihe gito cyane, hagati y'umunsi umwe n'iminsi 2 yonyine ukaba ufite channel iri monetize. Muri ino video ngiye kukwereka uburyo ushobora kubona channel yawe ukabona channel iri monetize mu gihe gito cyane. Ndakubwira ngo ushobora kubona channel mu munsi umwe, hagati y'umunsi umwe n'iminsi 2 ukaba ufite channel iri monetize mu gihe gito cyane. Icyo musaba no kugira ngo urebe ino video kugeza irangiye, kugira ngo nawe umenye uburyo iyo channel wayibona vuba ako kanya. Kandi mu yindi video nzakwereka uburyo ushobora kubona none TikTok International n'izindi social media zigiye zitandukanye. Twagiye step by step noneho. Reka tugende turaza no muri Chrome. Aha muri Chrome twandikemo ngo faster. Okay, no kwandika mu Kinyarwanda faster. Uri kubona faster akadomo.com dore ngiyi. Okay? Numara gukandamo hano urabona faster akadomo.com ino website ni nziza cyane. Icyo niba utagira account, hari video nzabakorera ikwereka uburyo wafungura account, ariko hari n'izindi ugiye no kuri YouTube channel yabo yitwa faster akadomo.com wabonamo video zikwereka uburyo ufunguramo n'uburyo uguraho service. Twagiye noneho turakanda kuri no link, bitumura gukanda kuri iyi link. Okay, ukimara gukana kuri no link, okay, birategwa na internet yacu. Okay, barakugeza ahantu hameze nk'uku hano hambere habanza gutya nyine. Okay, ino website ukuri kwibona gutya urayibona ikoresha mu bijyanye na payment. Ubona ko ifite uburyo bwa mobile money, abantu bari mu Rwanda n'abantu bakoresha Binance n'abantu bakoresha PayPal, byose birakunda cyane. Okay, ahangaye ikintu ugiye gukora noneho, wowe ku muntu mushya ari n'ubwa mbere uhageze, wowe bizagusaba gukora register nyine, kuzuga kanana ndetse ngo register. Wamara kana register ukaza ugakora account nyine, ukikora account wangizwa hano hambere ushyiramo username yawe, hano hakabiri ugashyiramo hano hambere ushyiramo ahangaha hano handitse first name, amazina yawe, hano hakabiri n'irindi zina rya kabiri, hano ugashyiramo username yawe bigomba kufite wenda n'ikimenyetso kindi kugira ngo wenda nk'urugero David 123 ni kugira ngo ridahura n'andi mazina ari muri system. Hano hasi ugahitamo email yawe, hano ugahitamo igihugu urimo, kode y'igihugu, ugashyiramo nimero ya telefoni. Wamara gushyiramo nimero ya telefoni, hano ugashyiramo password ukoyikorera confirm, ugakana hano handitse ngo I'm not robot, ukayemeza ko utari robot, ukemeza amategeko n'amabwiriza, ugakora sign up. Nibi kunanira uzanyandikire kuri comment cyangwa ubandikiye kuri numero yawo, bazagufasha ya 079909525. Reka twebwere ko dusanzwe dufite account, tugiye kunyura ahanga muri uburyo rero. Uzatuza hano kuri tudomo 3 ureba hano handitse ngo login, numara kuwakanda uzahituza uze hano ushyiremo nuza yawe, username mukoresha yanjye ni ngiyi, bite mwaraho nimara kugiramo nzasanga urabona ayo niyo mafaranga afitemo 82,000 n'amafaranga. Okay, ahangaha ayangaya ndaje ndebe ko byakunda ko mbonamo channel, ariko sinzi, ariko reka turebe. Okay, nzahita umugihe nzani gukoresha telefoni ni nuza dashboard yabo ibigaragara cyane. Hano hakorerwa, hano hagaragaza balance ya mbere, transaction wakoze ni total transaction ni 128, deposit amafaranga uherutse washyizeho yose hamwe, ego hano ni 8,200. Oya yego ni ibihumbi. Okay, total deposit yego hakamo order natanze yose. Okay, ikindi kintu izabaye completed 32, izindi harigeze bazarabaye cancelled. Reka cyo dukora ne hanga no guhita tuza hangaha aha kuri turongo 3 dutambitse, ukaza hano handitse ngo order ngaha, ukaza hano handitse order, ukakanda ukareba hano handitse ngo ni order, uje ugakanda hano handitse ngo ni order.
new order ugahita uza hano handitse ngo select category ino website ni Nyarwanda nugira ikibazo ahantu hose waba uri mu gihugu cy'u Rwanda n'abantu bari hanze n'abarundi hose birakunda cyane 100%. Ni website ugufasha kwishyura mu buryo bworoshye cyane. Okay, ugahita uzugakana hano handitse ngo new category, ukamanuka hano hasi handitse ngo YouTube Monetized channel organic, ugahita wakanda, wamara kwakanda ugahita uza hano handitse ngo services, ugaselectinga, ukabona ko hano barakubwira ngo ugahita wakanda, wamara kwakanda. Okay, reka dubanze dusome description. Batubwira ngo tap ngo to press your order, write your WhatsApp number in link inbox is a way to make money from YouTube. Okay, bashatse bakubwira ngo urandika numara gutanga order yawe, urashyiramo nimero ya WhatsApp yawe. Okay, bazakwandikire kuri WhatsApp baguhereza channel yawe izaba ifite subscribe 1000 ndetse n'amasaha 4000 ndetse iri lifetime stability ndetse ifite guarantee monetization. Izaba iri monetize iyo channel iboneka hagati y'iminsi hagati y'amasaha 28 n'amasaha 72. Iyo channel ubomaze kubona channel yawe imeze neza. Hano basoza nimo bakubwira ngo boost your earning and channel growing fast, start your YouTube channel today and earn money from YouTube. Tangira urugendo uyu munsi utangire gukorera amafaranga kuri YouTube. Rero niba wowe ufite ikibazo kijyanye nuko channel yawe itari monetize, nuko va kuri uwo mutwaro kuko muri iyi minsi ikintu nakubwira niko website muzirahenje, aba subscribers nayo ni ikibazo. Ariko dore icyo nakubwira nuko angaha baguhereza channel iri monetize yuzuye neza 100%. Icyo bakora baguhereza email na password, channel ukikora noneho nugutangira kwa uploadinga uri monetize nyine, nugutangira kwa uploadinga ushyira ama video yawe. Okay, reka dutanga ino order noneho. Okay, hano uraza ugashyiramo nimero ya telefone yawe. Okay, nimero ya telefone uraba ukora link ya nimero niyo ukoresha. Okay, ndibuze ndaje ngubwire wowe uzaba ukeneye kugira ngo utange iyo order. Rero iyo link ntabwo nyifitanga yinuza ya nimero. Kandebe mu malinki yose natanze hano ntabwo irimo yagaragaraho. Ni link izamo na nimero za telefone zawe za WhatsApp nyine. Inzu ukuntu ntabwo nyibuka neza niba yandika ngo ni akadomo nguki, ntabwo nibuka neza, ariko ndabizi ko biri hano kuri WhatsApp. Ariko wowe uzabandikire kuri 0789609525 maze bagufashe kuba bagutangira order mu minsi hagati. Urabibonye ko ari mu masaha 28 n'amasaha 72 channel yawe ibimaze kuboneka cyane. Noneho urangije ahangaha ushyiramo 1000, washyamo ishyiramo 1000 ahangaha hangiza order yawe. Urabona ko ihagaze n'ibihumbi 150. Bivuze ngo cyane ni monetize akaganya ahangaha muri system bare guhera amafaranga 150. Hano kuri balance yanjye rero ningaruka hano kuri dashboard ndasanga mfite 82 n'amafaranga 611. Ayo nagura channel, ariko ndaburaho make cyane. Nshobora kuza hano handitse ngo add fund. Ahangaha handitse add fund, nkakanda ngahita mu buryo bwo gushyira amafaranga. Nkaza hano handitse ngo pay, ngahita nza niba mfite 80 na bingahe, ndaburaho amafaranga 80, 80, 90, 100. Okay, ndaburaho amafaranga 100. Okay, ndabura amafaranga 70. Reka mitireho 70 nta kibazo. Nzahita kiraho nzakana hano kiramo amafaranga, ariko barambwira ngo translation ni ukuva ku 1000 kujya ku 100 kandi bakancaginga 100. Ubwo amafaranga yose ngiye gushyiraho ndarenzaho 100. Ubwo ni 7700 70 n'amafaranga 100 niyo ra cyakize 700. Okay, reka nkore 01. Okay, ni ibyo ngibyo ndakeka ari ibi ngibi. Mwande charge ahangaha iyo nkanze check barambwira ngo amafaranga ndi wishyira ngaha ari okay. Dore ndibeshye gato cyane. Hano ndonyansura nandike 70 byuzuye, 70 byuzuye. Noneho ngiyewe ninjya kwishyura barambwiye ngo ninjya kwishyura ndi bwishyure amafaranga 7000 n'amafaranga 100.
ariko ngewe ayo ndi bubone ndabona ya mafaranga ayanga ari hejuru anga avuga ngo ni 70,000 nakana handitse ngo pay now nakana handitse pay now bakambwira amategeko n'amabwiriza yo gushyira no mafaranga. Icyo nakubwira ahangaha rero abantu n'inyangamugayo niyo mpamvu baba baguhaye amategeko n'amabwiriza bakakubwira ngo ahanga dore reka dusome izingizi ziri mu Kinyarwanda uri kubasha kureba nawe ahangaha. Okay, barakubwira ngo niba bikugoye kwandika nimero kanda hano hasi uhitemo ushyiraho akanimero, ushyiraho akanyenyeri, ushyiraho umubare w'amafaranga system yakweretse, ushyiraho urwego ukomeze wemeze. Okay, ubwo ukanze kuri iri jambo ry'inuza riri muri iki cyatsi nguku bahita kugeza muri telefone yawe ugahita wishyura bigakunda ako kanya. Wabonye? Okay, none ahangaha barakubwira NB ikitonderwa, barakubwira ngo amafaranga yageze muri fast amafaranga banza umva ko kantu rwose hari abantu benshi bajya babyibeshyaho rero ngo amafaranga yageze muri fast ava hari uko uyaguze serivisi gusa. Mbere yo gushyiraho amafaranga banza urebe serivisi ugiye kugura n'ubusobanuro bwayo, urebe description minimum n'ibindi ubone gushyiraho amafaranga. Ejo bundi tuzashyira amafaranga kuvuga ngo ngewe ngo nyashyizeho ariko ndagira ngo ndabona ibyo ngiye gukora byanze reka muyansubize. Amafaranga nagajya ava muri system ngakugarukire keretse iyo guzemo serivisi ukaguramo subscribe, watch time n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Okay, ahangaha rero uhaza ryari uhaza wamaze gushyiraho amafaranga hano kuri no code. Wamara gushyira amafaranga kuri no nimero ya code ugahita uzangaho ugashyiramo nuza username wakoresheje wishyura. Reka tuvuge ngo wenda ni mwesige wakoresheje username wishyura ni mwesige. Hano hasi ugashyiramo screenshot ukana kuri aka gafoto bagahita bakubwira ngo ushyiramo screenshot ugakanda done. Wamara ukandamo ubikamera gutya ugakora handitse ngo confirm. Yukanza nanje confirm udaye utibagiraho bakaza bakaba bayikurikirana cyane. Noneho yuje ukareba hano handitse ngo translation, hano handitse ngo translation ushobora guhita ubona ama translation zose wakoze nyine. Okay, ndagushimiye cyane rero tuzagaruka muri video y'ubutaha tuje kureba uburyo waguramo TikTok International. Ndagushimiye cyane rero ukomeze ukande subscribe ukomeze udukurikirane tutazacikwa na video y'ubutaha. Imana ikomeze kumere umugisha cyane.